Yesu aragabura, oh aragabura, Yesu aragabura, oh aragabura, oh aragabura, yarangaburiye yanshigishiye agakoma, bwaki yari imitanye ashakira utunyabutongo ubu ufite agasura. Yesu aragabura, oh aragabura, Yesu aragabura, oh aragabura, oh aragabura, yarangaburiye yanshigishiye agakoma, bwaki yari imitanye ashakira utunyabutongo ufite agasura. Ushaka kutwibandaho uyu munsi? Yes. Ntekereza ko ushobora arigera indirimbo naririmba ntadasa nayo, warobizi. Ushobora kuririmba indirimbo Yesu yangiriye neza kandi suko yakugiriye neza nkuko bibona, ariko wowe kuko uzena agaciro none se sibyo nkubwiye ngo iyi ndirimbo ubundi nuko twese dusenga. Wenda ndashaka kubwira indirimbo yavuye, ntabwo ari imodoka yari inguriye Imana. Imana sinzo yari impaye, iyi ndirimbo yayimpaye. Yes, iyi ndirimbo Imana yayimpaye mburara kanabwirirwa, yayimpaye nambaye urubindo. Iyi ndirimbo Imana indimbo yayimpaye nambaye igitete y'imama nsigiye. Kera twambara gudutete ico nsigiye mama nico nari nyambaye. Uri kubyumva neza? Bivuze ngo iyi ndirimbo ntago nayihimbye ari uko ndi y'amakaroni, suko nari ndi y'inyama, ahubwo bwari ubwambe ndi y'umugati gwitwa imbada. Imbada urayizi? Imbada umugati guva mu ngano. Yesu aragabura, Yesu aragabura, Yesu aragabura, Yesu aragabura, yangaburiye agakoma, bwaki yari imitanye nyine yamaye aya nakanyabutongo nyine n'utunyabutongo. Komeza twumve Yesu, komeza twumve Yesu, kagiye tugende. Yesu aragabura, oh aragabura, Yesu aragabura, oh aragabura, oh aragabura, yarangaburiye yanshigishiye agakoma, bwaki yari imitanye ashakira utunyabutongo ubu ufite agasura. Yesu aragabura, oh aragabura, Yesu aragabura, oh aragabura, oh aragabura, yarangaburiye yanshigishiye agakoma, bwaki yari imitanye ashakira utunyabutongo ufite agasura. Yesu aragabura nyine umeze neza gutyo. Karibu kuri Delphines. Yes. Yesu shimwe ahimbazwe. Ariko Yesu we abadapfuye bantu babura no kubonana imyaka yose 10 n'ingahe, siko ngo mu myaka 10 n'ingahe ujye ndirimbo Yesu ryari asize nk'ibya ubu hari 2010. Yes, ndangije ndatakara ndabura. Ufite ibiro bingahe? Yes, burabire buri biro na 55 gucaho. Ufite bingahe? Ubu nabone nta kigenda nubundi sema kanya ngo ya ariko ndagiyemo hakenze nk'uturokenze uni nka 70 70 ko nukubera makaroni tuboga twaraje yajeho n'amakaroni n'agafirita gakoko nkaho ngaho agafanta utujigucu. Ariko buri ndirimbo yihimba uyihimba. Yes, wayihimbye uwo mwaka wahimbye mbere yaho bonaga ibintu byaragucanze kwibaza amakuru y'iyo ndirimbo. Nyine buri bundi ndimo kujyanye himbe kujya mbone Yesu mubonemo imbaraga, mubonemo ubushobozi, mubonemo ibyo kurya, mubonemo ibyo kunywa, mubonemo imyambaro. Yesu kujya mubonemo byose, mubonemo inzu, mubonemo imodoka, mubone ibintu mbese mbone byose abyambaye. Kugira ngo mbibone ibyo bintu mbibonemo niboneye ku kantu gato nari mburaye kabiri. Wari waburara mbese ubundi uko kuri kubimbaza ibintu byo kuburarana. Njye ntari ndi mu masengesho.
nagiye mu buvumo twe tumazeho iminsi igeze nko muri enye, ndaje ndataha abandi baja kwiyakira njye mbuze ico niyakiza mara indi 2 ubwo siziba 6 ndangije biba ngombwa ko nsenga Imana ninjira hano mu gitsitsi ntakambira Imana nyisaba ibyo kurya. Ntabwo ari ibintu bigize bikabanyije, ntago ndi gutebya, nta nubwo ari n'ibintu ndi kuvuga ngo ni oya, ndi kuvuga ibyabaye. Ndi gusenga nagiye kubona mbona kanoti ka 500 gasa nk'agakuze, mbona karaje karamanuka, ntago ari ibintu byabaye. Nenda hano mu mugezi umugenda w'iwacu witwa Susa, karamanuka kanoti kagwa imbere yanjye ndagatoragura, ndamanuka njya ahantu ku mugabo witwa Gakarisiti ngura yico bita imbada, ngura akantu kitwa Supadipe urayizi, ya senkani, ubwo gabaye 150. Ndamanuka hepfo ahantu mpagura ibiteri bya senkani gabangahe, gabaye 300. ngura cyakubwira ngo ndi kumva ibintu bitoroshye, ntago byoroshye, ni ukwitonda. Reka ngusabe dusengere ibintu bitoroshye, nta ukwitonda ntago byoroshye. Dusenge kwanza, reka dusenge Imana, tugiye gusenga Imana atuyisaba kugira ngo ibane natwe, ko ubu buhamya abantu benshi bagiye babicamo barabyibagirwa, hari n'abari kubicamo ubu ngubu babirimo. Njye ntonyirimo ariko witonde, ntago nkiri icyo giheze, byo byitondera aho ngaho. Tugiye gukomeza, tugiye kubutsa imisano kugenda wibagirwa ikintu cyitwa ubuhamya. Kwibagirwa ni bibi, ariko baravuze ngo numara kumwemera ranga umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu wahawe nawe, nako kantu Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe, niko ngusabira, jya winginga Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe, niko ngusabira. Reka dusenge bene data, nshuti z'umusaraba, dusenge. Uyu ugiye gusenga akaba n'abaganiriza nitwa Nsabimana Felicien, no mazina ari muranga muntu, ari kwirindi zina Yesu yanyise nitwa Yesu aragabura. Abantu benshi batunguwe no kumva ko Yesu yangize umuhanzi, namwe kabishobora kubatungura ko na n'ubu ndacafite ishuri rimwe, ntago nje nize, ntago nize, ababyeyi banje bapfuye ndi umwana muto. Ngiye kubasengera rero mbibutsa ngo uw'Imana yakuye kure ntabyibagirwe, abyibutse n'undi wabyibagiwe, n'undi abyibutse undi, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro ku bandi bantu bakibabaye basigaye aho twavuye kera. Reka dusenge rero, nizere ko mudukurikiranye, kandi namwe mureke duhombeka amaso twese hamwe dufatikanye dusenga Imana kugira duhereramo umugisha. Mana nziza, Mana ikomeye, itanga umugisha itimana, Imana itanga umutima ukomeye ikihanganisha abababaye, ndagushimye. Imana itanga ibyo kurya ku batabifite, ndagushimye. Imana itanga imyambaro ku bambaye ubusa, ndagushimye. Imana itanga amazu ku batagira aho gutura n'aho kuba, ndagushimye. Imana itanga ubuzima, Imana iriho amashuri abanyeshuri bakiga, kandi umubyeyi nta n'ikicumi yari afite mu mufuka, ndagushimiye. Uri Imana iri kumwe natwe, uhimbazwe. Ndakuvuga nkuzi kuko nakubonye heshi, wampaye umutima ukomeye wo kwihanganira ibyo ni nahuye nabyo gihe, n'uyu munsi niko bimeze. Ndagushimye, uri umunyembaraga, uhimbazwe. Tugiye gutanga ikiganiro tuvuga ejo hashize hacu. Turagusabye kugira ngo udukurikirana kumva ejo hashize hacu, nawe yibuke ejo hashize he, abashe gushima. Namara gushima yihanganire umuntu uri ahashize huwo nguwo, kugira ngo buri wese abashe gukomeza, ko biravuga ngo dukomezanye. Nshaka kugira ngo uduhe imbaraga, twe tugiye gutanga iki kiganiro uzihe n'abagiye kucyumva, maze twese hamwe dusarura ijambo rimwe ryo kuvuga kuri Imana ishoboye byose. Abababaye bishime nibabone iki kiganiro, abishimye bibagiwe ejo hashize bibuke bongere bishime bwa kabiri. Abantu bafite intimba n'agahinda bose nibumve iki kiganiro, bumve ko Imana ugihari kandi ugifite ubushobozi nk'ubwo wari ufite kera. Bumve ko Imana idahinduka.
bana natwe muri kino kiganiro, ubane n'abagiye kucyumva, natwe tugiye kugitanga, uduhe umugisha twese dusangirira hamwe ku meza, mu izina rya Data twese Umwana Umwuka Wera, amen. Aragabura Yesu, ahimbazwe. Aragabura, aragabura ni umusore, ni umugabo, ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana. Aragabura asengera hehe, ava he, aturuka. Aragabura duhe nkashaka kumenya amakuru. Aragabura neza ariko uko bimeze, kugira ngo nimba ari ku isoko atubeke ku isoko, nimba atari ku isoko atubeke ku isoko, niba ari umugabo atubeke ari umugabo, niba afite umugore bitubwire, ngaho ni karibu. ubundi ubuntu naba ndi ku isoko, ubu uri kubona nagurwa. Abantu benshi bategereje hanze ko bavuga nyine. Aragabura avuka hehe, aragabura imyaka ingahe? Aragabura Yesu aragabura yavukiye ahantu bita mu Muko. Yego. Navutse mvukira ku mugore wa kabiri, papa afite abagore babiri. Yego. Mvuka ndi umwana wa kabiri. Yego. Ubwo nkurikira imfura. Yego. Mu murenge ni Muko, akarere ni Musanze. Nuko nguko bimeze. Aragabura asengera hehe, no mu Kristo. Yesu aragabura arakijijwe. Abantu babyemera batabyemera ndakijijwe. Kubera iki? Nkijijwe kubw'impamvu. Wakijijwe iki? Uyu mugabo witwa Yesu yambereye papa. Yego. Umwana rero w'umunyabwenge ntago ajya kure ya se. Icya kabiri ndi umwana wumvira ababyeyi. Bivuze ngo numvira Yesu. Simvuze ko ndi umukiranutsi pe, ariko basi navuga ijambo nk'iryo Pawulo yavuze, mpfa buri munsi nkazuka buri munsi. Bivuze ngo sindi umukiranutsi pe, ariko ndi mu ndwanyi, mpora nkizwa nanjye. Yes, ndi mu ndwanyi, ndi kurwana, ndi kurasana, nuko inkota ziraza nkajyamo, amagambo yaza nkajyamo, bakubita ibisongo nkajombwa nk'inkomorwa. Yesu andi hafi. Bivuze ngo ndakijijwe kandi nzahora ndiwe. Bamumvishe? Yesu aragabura arakijijwe. Arakijijwe. Wakijijwe mu wihe mwaka? Yesu aragabura arakijijwe, aracyasenga. Gusa umwaka nakijijwemo, cyangwa se igihe watirijwe. Njyewe nabatijwe 2008. 2008 nibwo nakiriye Yesu. Yesu nagiye muhungiyeho ari uko abantu bakoresha igitane bavuga ngo Yesu ni se w'imfubyi. Nari mbabaye ico gihe, ntago nabivugamo byo nandi mateka. Nari mbabaye. Sinakubwiye ko navutse ku mugore wa kabiri, nkavuka ndi umwana wa kabiri. Yego. Wabyumvisha ko kantu? Nabyumvisha. Ababyeyi banjye bapfuye ndi umwana muto mfite imyaka 9. No mpamvu mva ngo nasigaye mfite 9, ni imyaka burya. Nasigaye mfite 9, ni imyaka 9. Ico gihe natangiye kuri mfite 20, nasigaye mfite 9, none mfite 20, ki ntago nzabihindura. Ni 20 ni 9, nuko nguko bimeze. Ndakuze. Aragabura se ni umusore, ni umugabo. Aragabura. Aragabura ni umusore. Yes. Ukorera Imana. Ngiye ubuzima naciyemo bwaragoranye sinashakamo. Hari umuntu uvuga amateka ya Pawulo. Pawulo yarasana. Nawe uhamagaye nka Pawulo. Nibyo kuvuga se cyo. Pawulo yari yabati bya byiza udashatse. Nawe wafashe umwanzuro. Oya, ntago ariyo systeme, nta nubwo ariyo gahunda. Ahubwo hari ubuzima igihe urimo kigushira ku mwanya. Rero ubuzima bwanjye bwabaye ubwibazo, bw'ibimiruho, banza kurwana kugira ngo byabaye bibi ku buryo umuntu hano yagufataga ijambo, naha ngaha akagufataho ijambo, noneho ibyago by'ubukene, ibyago by'amagambo, ibyago by'agahinda n'ubupfubyi biragenda birahurirana birangota. Rero ico gihe rero nagerageje kurambagiza abaranga. Ndabyibuka narambagije ngeza ku bakobwa 40. Ndangije rero ndabireka.
nubwo nenda komeza kandi ndi kubona ndi mubi nongera ko mvuga ati dusenge ubundi buhamya ko ruba bahaje ikindi cyiciro twivugire kuri Yesu aragabura yego iriya ndirimbo yawe aranushe barayikunze n'ubu baracyayikunda uzi ko ndabyibuka kera ngeze kujya mu rugo ubwo numvaga nyine ko ndi umuntu uri umugende umudoti.com yes ngera kwa Mary afite indirimbo hari niba akunda ubwo giye kumurova akarimbo kawe kagiyemo wumva gashizemo giye nkabati irafasha azakujana umunsi umwe mubanje kuboresha nyine ubundi nuvuga ngo indirimbo yaragiye iratsiga indirimbo ubundi impamvu abantu bambuze ntago nigeze mbura ahubwo nuvuga ngo hari igihe gufata kikakugota kikakuzirikira ahantu kabaho rero indirimbo yaragiye iransiga nese ndimbo no yihimbye cyangwa bariguhimbye ngewe akora nanjye wamagani kwindirimbo ikuruta yaranduse yandushije ubwizi ndusha uburyohe ndusha igikundiro nsigara inyuma irikomereza nyine ariko hakaba hari ijambo ry'Imana rivuga ngo haracari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka ndahamya ko pe ubu igiti cyatemwe kiri gushibuka amen ubwo ufite kwizera komeza gutyo rero cyashibutse cyashibutse noneho ukuntu cyashibutse amababi gishibukanye kurahira umva gishibukanye amababi y'ibitontomwe amababi ameze neza ndaje mbayizindi nje ngarutse kuririmba kwanza abantu banyitiriye bati ninge kuko ameze neza ati ninge wayiririmbye oya ningewe ndaje noneho ameze n'izindi Felisiye uwo inzobe yaka wavuze ko uri umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana mu by'ukuri hari tukivuga ya mateka yawe y'iyo ndirimbo kuko nishaka kutwibandaho uyu munsi ntekereza ko ushobora arigera indirimbo naririmba ntasa nayo warobizi ushobora kuririmba indirimbo Yesu yangiriye neza kandi suko yakugiriye neza kuko kubibona ariko wowe kuko uzena agaciro none se sibyo nkubwiye ngo iyi ndirimbo ubundi nuko twese dusenga ubundi ndashaka kubwira indirimbo yavuye ntabwo ari imodoka yari inguriye Imana sinzo yari impaye iyi ndirimbo yayimpaye yes iyi ndirimbo Imana yayimpaye mburara nabwirirwa yayimpaye nambaye urubindo iyi ndirimbo Imana indirimbo yayimpaye nambaye igitete y'imama nsigiye kera twambaraga udutete ico nsigiye mama nico nari nyambaye urukubyumva neza bivuze ngo iyi ndirimbo ntago nayihimbye ari uko ndi y'amakaroni suko nari ndi y'inyama ahubwo bwari ubwambe ndi y'umugati gwitwa imbada imbada urayizi imbada umugati guva mu ngano nibwo bwa mbere kuva mama yapfa nibwo bwa mbere nari ndenda haga nakubwiye ngo naragiye muri zo senkisi Imana ari impaye za manu naragiye nguramo ikintu bita imbada nguramo supadipe nguramo ibiteri kugira utumva ngo ni n'ibintu byavuye ahantu harenze oya nje ntago menya kubesha ndangije ndagenda ibyo bintu ndabivanga ibiteri biragenda biraryoha ndya yambada zabaga ari nini ndarya ndahaga ndaryama ndasinzira numva uko Yesu agira neza ndangije rero ntekerezaho senkisa nzivanye ubyumve neza ndangije ntekereza ko ntazi gusoma no kwandika ntekereza ukuntu abantu batwanze iwacu hagapfa abana babiri bishwe n'inzara ntekereza ukuntu niguriye umugati ngewe namanje nakubwa ko nivuye mu masengesho y'imisi ngahe enye mba nuzuye umwuka wera nuzura umwuka wera nari maze guhaga niyo semeze neza ndangije ndavuga nti Yesu burya aragabura nkomereza aho rero niho nahimbye igitero ca mbere iyi ndirimbo nayihimbye ibyumweru bibiri cumwe kimwe nahimbye igitero ca mbere icya kabiri mpimbi icya kabiri icya gatatu mpimbi icya gatatu uvuga ngo icya kabiri nahawe n'umuntu imyambaro icya gatatu mbonaho kuba
ntaho kuba nagiraga. Ibyo bintu ndabikusanya rero bivamo iyo ndirimbo. Indirimbo rero birasohotse. None se mu mateka y'indirimbo igice cya kabiri yagibanguye nasigaye mfite imyaka 9 none ubu mfite 20 nta wundi mbikesha umwami w'amahoro. Nagiye mu bakire baranyihakana, uko niko biri. Nagiye mu bantu nabonaga bakomeye baranyihakana, abo nabonaga dufitanye isano iri hafi baranga. Njya mu bavandimwe nabo baranga. Urabyumvishe? Njya mu baturanyi nabo baranga. Nkuko nabikubwiye twarasabye. Hari umusozi twaguna kuja kujumbura witwa mu Bugarura, ahantu bita mu Bugarura, hari igihe abantu bahita bahumva ni urumva. Uwo musozi niwo najaga gushakamo ibijumba, tukabibura tukarya itaka, njye na mushiki wanjye tukarigata itaka. Twaba twabonye umufumba, twaronse, twabona inkeri, twabonye manu, twe dushoboye kurya iryo taka no guhekenya ibikongorerwa by'ibisheke abandi bariye. Hari abana babiri dufite duto, twe dushoboye ibyo bintu. Kamwe karapfa kicwa n'inzara, njya gusaba ahandi nabo baranga. Rero nawe mateka njye nkunda kuvuga iyo mvuye, ntago njye matinya, ntago nihisha aho ahashize. Oya, ahashize niho hatumye mbuyo. Rero iwacu inzara yishe abana babiri. Ureba inzara yabishe ndeba. Ureba kweli. Wabyumvishe? Nta mpamvu n'imwe rero ntagombaga gushima Imana impaye imbada, kandi hashize 10 duhamye mu murumuna wanje yishwe n'inzara. Urumva ndabura nte gushima Imana? Yari impaye 500 ntazo gavuye. Muri make yabaye manu y'Imana. Umuntu wari ubonye manu nabuzwa n'iki gushima Imana umuntu utarize? Mpabwa amagambo muri Bibiliya ntayisomye. Bitekerezeho. Yewe nasomye Bibiliya ntarazi nuko imeze. Kuko je nakijijwe ntavunwe, nanabatijwe batanyigishije, nje naravunwe, ndagenda ndiga, nta muntu waje kumvuna. Je nakurikiye Yesu. Nari mbonye. Yego. Ngira ngo agize inzara. Rero indirimbo ubu nibwo ndi kubona ibyayo. Yego. Naho mbere narababaye, ndababara ndinda. Impamvu abantu bambuze siniyi, ntago bambuze ndahandi. Yego. Imbere ngo ubuhamya nkubwire neza, abantu nto bambuze naragiye hanze, nto nigeze njyayo. Abantu bambuze ndihe nyuma yo gusohora iyi ndirimbo nibwo ishuri ryari ritangiye. Abantu baratangiye bati gute umuntu utarize aririmba. Intambara iravuka. Ngo ibyo bintu uririmba bivanye, intambara irarota. Yego. Kudasomya Bibiliya amagambo yakuye, ntajya kurwanwa n'abo dusengana, mpigwa n'abo duhuje itorero dusangira igaburo. Ndangwa aho rero umwanzi yinjiramo neza, mfatwa n'ubukene, nkoresheje igiterane kirapfa. Ntago mvuze ko ucapfa, ariko nakoresheje igiterane ngurishije imirima 3 yanjye. Ngiye kurocinga indimo nagurishije imirima 3 nagabanye mu rugo iwacu, kubera kubona ukuntu ngurishije ibintu ngo njanye mu bapende, ko bavuze ngo mbijanye mu bapende. Barangije nabo baranca, ndahunga mu njya mu rusengero ahantu habaga ikiraro c'ihene. Aho hantu abantu bakurikiye amateka barakizi, ico kiraro cabaga ku rusengero. Yego. Njyamo mbamo ndi umuhanzi, ihene zikajya zinsoba mu kanwa nsinziye. Iyo usinziranye inzara usinzira wasamye. Wabyumvishe? Ihene zikajya zingangaho. Indirimbo yarasohotse nguko umubabo ko watangiye, nkoresha igiterane ngurishije iyo mirimo 3. Abantu baragihagurukira barakirwanya kirapfa. Mpita mperaho ntagira gukena, ku buryo n'abantu bantumiraga bati dushaka Yesu aragabura turamushaka. Babona ndahingutse
bakameza mbere bafata hari n'abandumiraga bazi ko ndi umuntu ufite amafaranga ngiye kubafasha, baje kubona akabona mpingutse nambaye inkweto zambaye nahambije umugozi, bakabona nambaye ipantaro, nifite ipantaro najanaga mu biterane, ni ipantaro naguze amafaranga 250, ishati nayo nayiguze ibiceri 50. urambaye turuwasa yawe? Ye turuwasa zanjye iyo ariko nkabikontora byari umweru. Inkweto yari imeze ite? Inkweto yo nayo nari hambizaga ikirere, nayambaraga ngezeyo kwanza kugira ubyumve, naba ndi kubyina rero nkababwa nkinje ziranjena no kumene kugira ngo zitagira zidacikiraho zigasaziraho, ejo mfite ikindi giterane inkweto nkazivana nkabyinisha iki ibirenge, bagenda banyuzamo ijisho guco rero, barinshishamo gutyo, bamburamo ubumana, naririmba ngo Yesu yaragabuye, bakabona ahubwo inzara nibwo nyifite, babona baravuze bati tugiye kwakira umushyitsi, naba ngeze ku meza bakabona ni manu, bakabona ni kwarura nk'utaheruka kurya, harisha intoki bari kurisha utufoka, wabyumvishe? Icyo gihe rero bagenda bacishamo ijisho, aho mvuye haririmba bikagenda neza, ariko nko mu mijyi bashaka kuntu bati nindushe, umva igiteye ubwoba rero. Ntumiwe n'abakire bafite igiterane kandi bari kubona ni ngombwa ko nkeneye mu giterane cyabo, ntawe atekerezaga ati uwamureba nkamugura utwenda two kuzana mu giterane, reka da, nuko Imana itaguhaye ntawaguha, itafunguye ikiganza cyayo, ntibishoboka. Nta muntu wakugirira impuhwe, ntawakugaburira, ntawakwambika, bivuze ngo turiho ku bwayo gusa. None se ntishobora kukwambika, ntishobora kureka abantu bakagutarama kandi ukijijwe, bakakuvuga bakakunoza, n'uwo musenga nakakuvuga, n'uwo musangira ntiyakuvuga se, uwo mubana ntiyaguta se, ikigeragezo cyakujeho nta muntu umenya aho uri. Bagenda rero banyuzamo ijisho, ngenda nangwa n'abantu gucu, n'abo bantu urumva bangwanyaga ku itorero bagendaga bata aragabura ameze ati yaraguye, ni umupagani akorera satani, ntabwo tuzi ibyo aririmba yabikura, nta buhamya afite, none nta Bibiliya asoma, aririmba ibyahe, ngenda nanduzwa n'abantu. Abakwiriye kunkiza nibo banyishije, ndangije urundi ababara, ubwo buzima bw'umubabaro mbumaramo imyaka 4. Iyo myaka 4 rero yashize narazimye, si umenya ahantu byapfiriye, mba ndabuze rero, ndangije mbuze, abandi bafite babasunika, abafite ababuriza, barazamuka nsigara hasi, indirimbo iransiga rero, nuko yansize indirimbo nsigara jyenyine. Dore ngo yaragabura twamuzanye kuri Delphine, ibintu ni sawa rwose, ahubwo rata muri kubona se wenda atari nka kera, ikibazo ni ukuvuga ngo wenda ngo yarabikoze naho kubi n'ubu ngubu ukigeretse. Ariko icyambere ni umutima uhamya, umutima nimba uhamya ko Imana yakugiriye neza birahagije, n'abandi bahamye ko Imana bagiriye. Ega burya ariko uretse mubwire gatoya, uzi guhumeka, uzi kubona umwuka wo guhumeka ku buntu, ngira ngo nawe urabizi. Reka nkubwire ubundi nuko abantu batemera, nyuma y'ubwo buzima, kugira ngo mbwire neza impamvu uri gushima Imana, nyuma y'ubwo buzima naragenda saba uko bisanzwe, si uri kubimbaza, ntago hari wowe mpaga inkweto, oya none ntago turi kurema ikiganiro iwawe, nateme y'imibare kangahe, wantunze wowe ubwawe, wantunze igihe kingana iki, none ndi kubivuga ukikiriza ukanambaza, uranyobewe ubu. Burya kijya gihe rero nazamukaga n'amaguru mvuye mu muko, ukabona ngeze iwawe, ukabona nanze kuvayo mpaka uhishije, burya niho nabaga namaze gusengera, njyaho naryaga narahasengeraga. Hari igihe nasengaga umunsi wa mbere nkahabura, nkasenga uwa kabiri nkahabura, nkahabona ari uko nsenze 3. wowe wamenya ko nje nasengeraga uduhinja utwana turi kwiga kurya. Kijya gihe narazaga nkafata akana ke nkagasengera,
ku buryo kadashobora kurya ibyo kurya wagahaye atenje ubigahaye. Iyo rero wazanaga ibyo ngo nkumugaburire narabiryaga nkamuhoza gusa, icyo wari upfa si ukumuhoza se, namara guhaga nkagusubiza umwana wawe nkasubira hehe imuhira. Ubwo buzima waburirimbiramo, wabuberamo umusitari. Indirimbo rero iyo yarakomeje iragenda kuko wari ufite icyo Imana yitumye. Hari icyo Imana yari itumye, ituma indushi, yitumira Lazaro aratumika, arangije ituma Yona imucira ikibabi cy'igihaza aba ari kimutwikiza, narangije abininiwe baratarama bararya. Uzapereza amakuru, ininiwe bakimara guhabwa imbabazi barariye banaranywa. Uzaperereza uzarebe Yona ko izuba ritamutaraguriye ku musozi na rwaruyuzi narwo rwarumye, ariko abantu babaye bateko wabyumvishe. Uzabaze Lazaro kwa Nyamutunzi, uzapereza amakuru, cyangwa uzapereza amakuru ya Moridekayi Imana itari yateraho iteka, cyangwa uzapereza Abayisiraheli, uperereza Abayisiraheli uvuge ngo Abayisiraheli byagenze gute, bakoreye Abanyegiputa imyaka ingahe bababaye. Uzikabanye Abayisiraheli amazi gaburaga, ababyeyi bakikama amashereka akaba ariyo bakatisha urwondo. None si bwari ubwoko bw'Imana bufite isezerano ko buzakurwayo? Ahubwo ikibazo abantu bagira ni uko babona umuntu uyu munsi bagahita bashyiraho sinyari, uyu byararangiye. Nicyo kibazo abantu bagira. Tugiye kujya tubatungura rero, uyu munsi uvuga uti arapfa, ejo nkubaneho ye nuko mibare imera. Ndabizi neza ko hari abantu benshi bagiye usengera kandi koko bagasubizwa. Yes. Hari benshi bagiye uvura bitewe n'ikimana yakweretse. Yes, ibyatsi byo kurya se. Muri make cyangwa kuvuga ko amazi hari impano, hari ingabire. Muri magatolika bavanga ingabire. N'ubundi abikoresha. Hari ingabire Imana yagushyizemo. N'ubundi abikoresha ntago zigeze zikama. Nzi ko zazibiye. Kare kanjye none si uzi ngo ntago ndakomeza kuririmba. Mfite indirimbo shasha ngomba kuririmba. Urazutse. Nukuri ko Imana azutse. Wari warapfuye. Kare kajwe. Yigo. Nuko ngo ubwo noneho kera uko baje gusenyera abantu. Ukennye bakabasengera cyane. Ubu ngo Imana itanye kugira neza. Uzigiye kubicikaho. Ntago nabikora. Uzi impamvu ntabikora? Giye gutuma mbivuga. Niye bambe kugira ngo abadukurikiye bakeneye kubajya impamvu ntabikora. Impamvu ntabikora, Imana yanyica. Yego. Yanyica. Kuko ari ijambo anyigishije ngo nimumara kurya mugahaga mukanwa mugashira inyota ntimuzibagirwe. Ubwo se wizeye ko utazibagirwa nk'abandi ko bagiye mu bibagirwa bamwe. Ariko menya ukina n'Imana. Hari ibintu ukinisha, reka nkubwire impamvu. Imana iyo igufitemo boro igufitemo inyungu, ntabwo ihita ifata ngo ikumenere ngenda ibiguha uvunitse igatuma utane. Reka nkubwire impamvu nje nta kwibagirwa. Impamvu ya mbere, Imana nyikeneyeho ubuzima. Buri ibintu birasigara, ariko ubuzima ibintu birapfa, umuntu agasigara. Umuntu ashaka ibintu ntibishaka umuntu. Icyo uracemera? Umuntu ashaka ibintu ntibishaka umuntu, kuko umuntu arapfa ibintu ntibimuvuze ngo abeho. Imana rero nyiziho ibi bintu. Imana irica, urabyemera? Kandi igakiza. Naba ngize bingana iki bishobora gutuma nihenura ku Mana kandi nyizi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuri pe, uko undeba uko n'urukundeba nshaka umuryango, kandi nubwo urukumbona guca nshaka kushingira, ntago nshaka kuzapfa ntambaye ingofero muri runo ruhara ngo bavuge bati umubyeyi rwose icara hariya bagushiremo iyi ntuza iyi saposha uyambare iyi nkoni nawe wigendeye. Imagine rero niba nta mwana mfite, nkaba nkeneye gushaka nkabyara agahinja kagakura nyine kagashingirwa,
urumva uburyo nkeneye kubaho wabibonye yego none umuntu ukeneye kubaho yihenura ku Mana umuntu ukeneye ubuzima yihenura kuwutanga ubuzima urumva bishoboka se oya umuntu ukeneye ubuzima Imana nitanga ubuzima urihenura kuwutanga ubuzima wari uzi ko Imana igukuraho uruhu rushaje ikagushiraho urushasha jya kwa namani sumuzi si nyine nyiribembe none si nto byahavuye byose byaravuye nagenda hiruka gahinja ariko Bibiliya urabona ko tuyigeze hagati tuyirimo tuvuga iby'Imana nyine abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi ihindura uruhu rw'umuntu ikamuha itoto nyine itoto ry'abatoya akayaga kaba kayobe umuntu akaba muzima hari igihe erega abantu mwe twese mudukukema murabizi mwibuke cya gihe umeze nabi yes nyine none reba ukuntu ngo umeze ibuka kera warabuze icyo kurya none si bose babizi ko nabo bari barashaje kera ubu Imana yake barabaha amamodoka bakaba bari kwaka siburi nawe kubwiye ko umuntu Imana yagiriye neza asazaga ntibishoboka Imana yagiriye neza ahora ari mushya niko Bibiliya inavuga ngo ntushobora kuba wenda nasaza umubiri inyuma ariko mo imbere ahora ari mushya Imana igukuraho urushaje mu ngabire Imana yaguhaye njye ingabire Imana yampaye ni nyinshi ariko ntabwo ngenerekwa ntabwo werekwa ndamutse ryari ntarota wowe ni hari ze umuntu aba yiziho wowe ni ihe wiyiziho urumva koko ukavuga ati iyi ngabire Imana arayimpaye ishobora guha ingabire nyinshi hariyo kubwiriza hariyo kurota hariyo kwerekwa hariyo guhanura hariyo gusengera abarwayi bagakira ni iyihe cyangwa zose uranazifite kamubwire zimwe mu ngabire nahawe zamfashije kubaho zikandinda kwiyahura zikandinda kwiyanga zikandinda kwiyonona zikandinda mbese gusara buriya impano nahawe ikomeye cyane navuga ko iremeye kuruta izindi kwihangana impano yitwa kwihanganira imibabaro biravuga ngo nuko mwihanganira imibabaro buriya Imana ibwira abigishwa Yesu abwira abigishwa ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasiga ryane wagize ngo bahawe impano itari yo kwihangana impano yo kwihangana narayihawe nshobora kwihanganira umubabaro n'ubwo waba uremereye birashoboka ndawihanganira ndi umuntu washoboye kwihanganira ibyo nari nkorewe na bene data mbona ni impano nashoboye kwihanganira amagambo mabi muri icyo kigeragezo kuko icyo gihe abantu bavuze bati Imana yamuvumye uyu ntabwo akorera Imana ngo imugire itya ntabwo impano yo kwihangana iyo ni impano iya kabiri ni impano yo kuririmba ntabwo nize njye ntabwo ntinya kubivuga ntabwo nzi gusoma no kwandika ntabwo mbizi ntabwo nje nirarira tutazatungurana ukambwira ngo naravuze ngo nzi gusoma wambwa ngo soma hano bikaba biranze ntabwo mbizi icyo koze nyine bike ndabimenya ariko hari ibihekane ngeraho nkareba hejuru nk'ijijisha ariko ndi umuririmbyi kandi ndirimba nkoresheje amagambo ya Bibiliya bivuze ngo yampaye impano yo gufata kuboroka wowe wigisha ijambo ry'Imana n'ijana ibyo wigishije bita binyamo nkabicuramo indirimbo iyo ni impano yo kuririmba nkoresheje Bibiliya ariko atari uko ndi umuhanga kuri yo impano ya gatatu ni iyihe impano ya gatatu yego nyine ubwo niba ari turi gusura ko yakoze zirangiye agenda kubaza ya gatatu ni iyihe noneho impano ya gatatu hari igihe iyo ndi mu bihe byiza nshobora gusenga cyangwa se nkakora ikintu waba uri umunyantege nke cyangwa se utizera Imana ukambonamo undi muntu kubera iki nasengeye abantu benshi barwaye indwara zikomeye barakira nabaye hafi y'abakene njye nkennye nasengeye abantu bakenye barakira biturutse ku mitsi ku cyuya nkomeza kwikenera si ubizi ko Pawulo
yakizaga abantu ariko w'igisebe cy'umufunzo kikagumya kikabira. yarafite igishakwe mu jisho yahoraga na Yesu n'umwuka wera mu yego. Ndi umuntu nshobora kugusengera Imana yabishatse ikankoresha, nasengera ikigeragezo cyawe mpaka kivuyeho. Amen. Mvuze ngo ndi umuntu ushobora mfite impano yo kwitanga, ntabwo iyo mpano nyigurisha, nditanga nkaza nkasengera ikibazo cye nkagisengera mpaka kivuyeho. Ikibazo ahubwo ni uko ku buryo waza kubaza iwanjye ukasengera wowe sinagusengeye ukenye, wowe ntunagusengeye ukenye, ukarya iki? nawe naragusengeraga. None se vuga ngo urugero rworoshye ukarya iki waje kundeba? Wazazengera umukene nawe waje nibyo byadutukishaga rero, byatukishaga Imana. Nazaga nkakubwira ibyo Imana intumye, nkavuga nti nguhaye inzu, iguhaye imodoka, nawe ugahita unsubiza uti wowe si nta kintu yaguhaye. Hari naho twaje gusenga ibyo dutumye bati guhaye ibyo kurya, ugahita avuga ati genda nawe ubiguhe. Nawe urababaye, genda ibiguhe. iya kane urumva bivuze ngo dushobora gusenga tukarwana n'ikigeragezo cyawe, twabihaye umwanya mpaka kivuyeho. Ndi umuntu ushobora kwizera, ndi umuntu ushobora gusenga, kandi ndi umuntu wumva ko Imana ishoboye ibibazo by'umuntu igihe arize. hakaba n'igihe impano kwa kane kuri kane, impano ya kane ni iyihe? Kane rero ndi umuntu ushobora kwizera. Buriya kwizera biratandukana. Ndizera ariko ntago ndambirwa ngewe, sindekura, ndizera paka. Handi waje umugani ngo akize ku muhoro. Ngewe niba Imana ivuze ngo nzakugirira neza, ubwo irabivuze, mpise numva ko ari ibivuze. Ndizera niyo wanse kukananuka, nkomeza kwizera ko ibyo bintu bizagira ute bizasohora. Izindi mpano ndahugura. Yego. Izindi mpano ndi uko ndeba uko ndi umunyamasengesho, aho nagera hose nzakomeza nsenga Imana. Indi mpano ikomeye nakubwira, ndi umuntu uciye bugufi. Ubwo ndi kukubwira ibintu nkoresha mu ntambara. Impano zo mfite ni nyinshi, ariko ndi umuntu worosha ubuzima. Ndi umuntu uciye bugufi kandi nkamenya kugendana. Iyo nayo ni impano, hano kunyurwa. Njye nyurwa nuko ndi, kandi nkabishimira Imana. Ntawe ujya yifuza si byejo. Kwifuza wasara. Abahanzi bumva ko abantu bo hanze bumva ngo uri umuhanzi ahita kubonamo imodoka, akakubonamo mu mujyi, akakubonamo amafaranga, akakubonamo byinshi. Ariko nk'ubuzima ugeze mu buzima bubi, wabigenza ute? Ugomba kuba ufite impano yo kwiyakira no kunyurwa. Mani magambo, ndi umunyamasengesho, ndi umuhanzi, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa. Urumva? Ndi umuntu wizera, ndi umuntu usenga, ndi wa muntu nyine nihaye Imana. Bivuze ngo niyo mpamvu uri kubona nageze iki gihe ntarashaka, nizeye ko Imana izashingira. Iki ndacyumva. Ndashaka kubwira abantu dukurikiye ko aragabura, arahari, amuna cyabereye ababereye seboniki. Arabitangiye. Ufite ushaka ko gusengera bitewe n'icyo ushaka gusengera, muhamagara uzamushake. Nyine reka nkubwire mu mwanya wanje, sibyo? Pe ntabwo ari utanga umugisha. Subyemera rwose. Kugenda ufite ikibazo nimba nkurusha kwizera. Ko ari igihe umuntu agiye kigeragezo kwizera kugashira. Hari igihe umuntu agira umusaraba kwizera kwe kugakama. Akaba yavuga n'Imana nabi. Subyuka kuri Yobu. Ndabyumva rwose. Yobu yavuze ngo iki? Umunsi navutse ongize nte ndawuvumye. Yari yagize imbaraga nke. Iyo ikigeragezo kikakubana umurengera, wivunika. Hari Imana yacuze imushira hariya aragabura. Ushobora kuvuga uti nshaka kugira ngo unsengere, upfa kuba wizeye Imana yanjye. Niba uyizera, niba wemera ko Imana ihari, ukaba wizera ko Imana ikora,
ukaba uzi neza ko ihari utubaraga duke ufite nsaba umusada ndawuguha. bivuze ngo nawe nabanze wikonoka wibanza wakonoka senga nibura ukumva imbaraga zigushiranye utubaraga duke dusigaranye witujyana ku musozi tuzigame udushiremo ahantu mu kwizera udushira ahantu ho udukoreshe mu kwizera. ariko amugani yego uzivuga neza kuri musenga cyase kuri bisa musengera abantu bisaba ko nabo ubwabo bagabanza kwizera. Oya no kuvuga ngo nyine nk'ubu n'urugero reka ngo urugero sibyo warigeze kuntuka ugatuka Imana yanjye niyo nagusengera ntago byakunda kuko buri Imana yibaba irabibika warubizi Imana irahora warubizi Imana rero ishobora kuba yaguhannye kuko wanutse. Ni urugero ubwo nabyo tubisobanure kuko nk'ubu n'urugero mu mwanya wanjye reka nkubwire ushobora kuba warambonye mbabaye ko igihe carageze nkaja ndanyonga ushobora kuba warambonye ndi gusunika igitebo cy'ibijumba cyangwa se imifuka y'ibijumba cyangwa se ibitebo by'imineke twuriraga umusozi witwa Bugese aho ugenda wasamye kujya muri uwo musozi dushobora guhura rugatuka Imana yanjye icyo gihe uyitutse rero ishobora kukubika ikazakwitura yakunyatura rero harya waranyonze na bamunyonze imyaka 3 igare rifite udupupe uzabaze muri karitsiye nari rifite igare risukwanjye Imana mpaye igare ritandukanye n'andi magare ririho udupupe ririho udutoroshi bayitara muzina ni ngero mu bana nanjye mu muhanda mfite kiriya kigare ndi umuntu wa kabiri ni Imana riri impaye batwara abantu batari ngatware kogera muri vunga icyo gihe rero iyo uri kubatwara cyane cyane nk'iyo wabaga bazamukanye uzamuka wasamye ugusemeka rero hayuciye ko umuntu kuzi atunaragabura bati kuki yabaye kuriya agahita avuga ati Imana yaramuvumye. Icyo gihe Imana ikunyatuye ukavuga ngo ningusengere ntago byakunda. Ariko none ntago nzi ntituziranye ntiwigeze utuka Imana yanjye ntiwanutse uratewe kandi wenda ninjye ufite inkota yo kwica umudemoni ukurimo hamagara ikintu ntuzohereze amafaranga kuri mobile money reka sindi gusabiriza hano. Oya hari igihe bavuga ngo ni ubutekamutwe ntago ari itekamutwe ntuzakanda inyenyeri yamaye ibiryo se haje ibindi wabyanga ariko bite byawe ikibazo ariko umuntu yabyifashisha bikicaye amahirwe bya bintu wasenye ntibize kubera ko umuntu yavuze ati wenda no umuntu ugashyira amafaranga yababyishe ariko mu gihe umuntu baravuga musada gusa ubundi kera nuko nyine abantu nyine twagiye mu wenda sinzi muri mu isezerano rishyashya ariko kera hari inkuru ya Samweli inde bitaga bamenya kugira ujye kumushaka Samweli ushaka gufite ituro ryabamenya wararijana gada ukarishira ukamujya imbere wanatuye warijana atakubwira ngo yenda ngo ushobora kugerayo nta kintu kigiye kubwira yakwihorera yagora ndivuta nundi ugasubira nundi wajya gusaba konya kumureba wakajyana iki rero abantu b'Imana ubu rero ikibazo byarahindutse ahubwo sinangombwa pe uko n'undi Imana yamugiriye neza mukanyaraza kuvuga n'ibyo akora kuko mwimisa harakaza ari gukora kugira ngo mujye mu mwana akazi ahubwo akazi ibyo akazi umwanya akazi gasanzwe aragabura twabibabwira mwimisi aragabura gukora iki aragabura wa undi wa kera waraye ku muhene wa undi wasabirije wa undi wanyonze wa undi wikore wisumaga wa undi waryaga amavuka mabisi wa undi wahekinyaga ibyatsi aragabura uyu nguyu usigaye nigisha imodoka turaza gusaba umukamera bari bagiye gufata ajye gufata koko ndebe koko gutwara nigisha ubwo gutwara imodoka ndatwara gutwara ubwo byo nabi kuko nundi wigisha ufite byangombwa imodoka uri kwigisha imodoka nigisha imodoka baza ahubwo iyo modoka yo wigishirizaho ni ndeba njyewe n'uwo gusa nabona njyewe ukwizera ukuntu nabonaga ibintu bimeze ntabwo nanje
iyo modoka nigishirizaho ni iyande. oya sine buretse ako ko zakagura mu kinyigaro cya kabiri yesha no kubona gusa bicaye kuri koko nkari aho ko iyo ndushe yereka prime perime ngishyize mu modoka ariko mfite kontake kontake nikoterekane kuri kamera oka turayizana turayerekana ndi no kuyerekana kontake none zi no kameramani sibyo wenda turamugurira wenda turamuvuna ariko turamwereka turagenda muhe perime ayirebe yanditse haragabura Nsabimana Felicien n'agafoto kanje nkiri kera nkibabaye nongere ndebe koko twaye ko gise napfa kubyize oya ndayitwara munyonzi wanjye wazatware akinyongera bari ahubwo abantu nibaze mbigisha imodoka aho kugira ngo njumpe amafaranga vo nkwigisha imodoka kabisa nanagusengera ubone perime wari uzi ko ubundi uriga njye ukuntu nigisha nkwigisha kwiga ariko kubera ko muri bino bizamini utamenya ukuntu utunguwe kanakwigisha gusengera icyo kintu ugiye gushaka rero ngwino dushake perime uratanga ubwenge ukanasengera n'umunyeshuri yego rwose none nabona ko kwamaza uranyishyura kuko ntabwo nigisha imodoka nkanasengera umunyeshuri nyine perime zikaboneka nyine bantu mushaka mugana hano kwaragabura imodoka yawe niye plaque kugira ngo nyine uyibona azajya ko ari kwaragabura atazayoba nihe plaque ubundi reka nkubwire sibyo imodoka yanjye iriho izina ryanjye sibyo plaque ni kamere uyiturutse inyuma sibyo urahita uyibonaho aragabura uhita ubona plaque yego winjira imbere kuri vola mpicaye yego nkwereke perime nyitaye mu modoka iri kumwe n'ibyangombwa ariko ndangiza imodoka nyiviringe uhari ukora mu kihe kigo ufite ikigo cyawe cyangwa ukorana n'ikigo kizwe mu iki ikigo kiri hasi ni Rastar Confident Limited ikigo cyitwa Rastar Confident Limited ko bya bintu byawe biri seriye ha kandi icyo kigo kigiye kigira abantu benshi bagira ni hotel yitwa Rastar Limited aragabura akaba yigisha imodoka aragabura umukozi w'Imana Imana amwindura amateka mwamwumvise yari yaravuze uyu munsi agiye aduhaye ikiganiro kimwe akagomba kuduha ibiganiro bigeze ku 100 kuko afite inkuru nyinshi afite amakuru menshi afite ijambo ry'Imana muri we agomba kugenda tumenyesha buhoro buhoro ahangaha hano ibintu tuganiye duse dutaka tugera hondi aho ni hondi yego mfite naho mba ndi kubaka aho nzatura ibyo rero ni ibyanyuma ahubwo tuzakomeza tubaganirire uyu Yesu aragabura amaze kubona indirimbo yego akora igiterane cy'igipfa yabaye hati yego Yesu aragabura akimara gukora igiterane kigapfa yabaye hati yego ya myaka 3 yarayiri hati Yesu aragabura ahubwo se yagiye kwigira perime biturutse he yabonye perime se biciye he kugera hagura imodoka ibyo rero birimo hagati tuzagera tubanyuriremo n'ubuhamya burebure yego tuzababwira byinshi tubabwire kwimana igira neza kwimana yakukiragi tukaba mu bitaro imyaka 2 buhamya bugenda ukuntu narwaye nkamara imyaka 2 mu bitaro tuzabivuga wari urwaye iki ese bakubengaga waba gusute ko nta kigabo kiburaga icyacyo ntakwigira urizugana gutyo wabuze umugore ute ko natwe twababonye kandi dukennye ntakwigisha ukuntu umuntu ashobora kuba ahantu azikiwe ahantu umuntu akahasonzera kandi ahandi aho baturanye bari kugira ute bari kubimena yego tuziga byinshi tuzabara ibiganiro tuzakomeza tubibahe yego n'indirimbo rugeretse ariko n'indirimbo ugiye kuturirimbira mu iyi minsi doreze indirimbo zawe ariko bo rufite indirimbo zingahe ziri hanze
indirimbo ziri hanze ndumva shaka ko hariho nk'indirimbo nka 20 ni nkeya nimwa wumva se wifuza gukora indirimbo zingahe? yewe yagukorera Imana nibura urupfu kazaza kubwa ko ruzaza kuzaho oya n'ubundi muri plan rurazaga ndanabizi ko ruzananza kuko ko rwaciyeho rimwe rwaciyeho rusa nk'urumpushura mfite amakuru yarwo urupfu rwo ni hatari oya ruzaza ariko mu gihe cyanya urupfu ruzantungure ariko basi nibura mpawa gahenge nibura shaka nibura gukora indirimbo nibura wenda nibura magana ngahagaze nibura nje mba numva miliyoni nageza uko ndi kumva nuzi indirimbo none se ubwo buhamya bwose siguze indirimbo gusa ariko ubuhamya ni indirimbo none mfite ubuhamya je naba kugira ngo ubyumve neza nasigaye mfite imyaka 9 yonyine sibyo nibwo natangiye umubaba yego ubu maze igihe kingana n'umwaka mfite agahenge mfite imyaka 34 ngafata imyaka 9 ikureho ushireho umwaka umwe mfite amahoro ubari igihe mbabaye kuko muri gihe cyashize navuga ngo umubabaro uragiye ngavuga ngo ndi kwishima naho kumbi nibwo umubabaro utangiye ubwo niyo mpamvu uvuga ngo nibwo uko biri hari icicira Imana nkuyecira mu kindi ndahamya neza rero ko mfite akazi nkora ntago naburara ariko ubundi ho navuga ngo Imana yagiriye neza ruko nagiye kuririmba bakampa nk'agati nka 30 nkumva kubwo umubabaro ushize nabonje kuririmbira nkarata ariko ubu ngubu mpamagaye ngo nje kuririmba iwanyu ntabwo musaba transport ndizana nza n'imodoka yanjye umva rogera hinduye ntago bimeze nka kindi rero indirimbo miliyoni cyaka kuzishira hariya nimero ndazigezo ntago mbizi bisaba gukora cyane kandi nubwo erega nubwo ufite aho ugeze unakeneye n'abatera nkunga abantu bagutera inkunga abantu bagukunda abantu bagufite ku icano yawe abantu babone bagushyigikira reba reka nkubwire muvandimwe yego kose pe hahandi twavuze ngo gusaba oye ahangaha usaba inkunga tuvugishije ukuri ibintu byo gukoresha indirimbo biravuna indirimbo none zikigeze ubu ngubu birahenze indirimbo imwe guhagara muri 500 yego 500 nubwo niciriritse yego indirimbo ni 700 sibyo indirimbo imwe kuyikora igasohoka ari indirimbo nziza igezweho sibyo nibyo umva rero wakora wareka kugira ngo ukore indirimbo miliyoni cyangwa tuvuge 10 udafite abantu bagusapotinga biragoye rero abantu bakunda Imana bafite kwizera bari kubona nta gutubura kurimo mutugwe mu ntege yewe basa mushigikire impano yanze iyi mpano yanze kuzima iracaturimo Imana irinze yatugira neza impano ziki turimo mudushigikire mutugwe inyuma mudusunike mudusapotinge dukomeze tujye imbere tuvuga Imana tuvuga ibyo yakoze aragabura umuntu amushaka yamubona kuyihe nimero ese aragabura ubu ngubu ushaka kugira ngo umvugishe yego umuntu umusengere cyangwa se ashaka kwiga yaguhamagara kuyihe nimero ashaka kwiga ni urugero yego ashaka ko umusengera ni urugero yego ashaka kuhabwa inama ni urugero ko kuri telefone byose birakorwa ushaka kumpamagara uti ndiko mfite ikigeragezo kimeze gutya kikaba ari nk'ikigeragezo cyo mu rugo cyo kubura ubwenge ni urugero nakugira inama itware guca na guca hari aho dusenga naho dutanga inama ibintu byinshi rero ukeneye inama ziduturutseho ukeneye ko Imana ikugirira neza ariko biturutse mu kwizera dufite ukeneye kudusapotinga kudusunika ukunze warakunze impano yacu ariko ukadushaka ukatubura ariko umwuka akaba yarakugeza avuga ati mufashe ico gihe waduhamagara kuri iyi nimero 0 karindwi umunani gatatu ubwo ni 3 80 3 yego ubwo ni 3 iyo ni iya mbere uhamagara akwisubiremo 0 karindwi 8 yego 80 3 yes izo nimero rero uyihamagaye mbamari ukeneye kwiga wahamagara iyo nimero
ukeneye kwigira provisoire nazo ndazigisha nigisha bizamini cya mbere cyo gukora provisoire nkigisha ikizamini cya kabiri cyo gushaka perimi byose ndabyigisha wampamagara muri make gushaka cyangwa cya burundu utwaye imodoka iyo perimi njyewe ntago satani namubererekeye nabaye mfungurirwa karimo gusa ko gupagasirizamo ubwo mpita nkubitira mu cicu mfatiranya hamwe rero ubwo rero iyo nimero wampamagara ushobora gusanga ndi kumwe n'umunyeshuri birumvikana ntago nafata telefone cyangwa se nkaba ntwaye ntago byemewe kutabutwaye inimero yawe ninyisangamo mpita nyihamagara ntago ndi umwibone ndaguhamagara tukaganira ko telefone zigiye kuzakumena umutwe se wa muntu telefone ko abantu bakeneye gusenyerwa ari benshi ndi kubona no kwiga ari benshi reka nkubwire rero bose uzabishobora ko ndi kubona bagiye kuba benshi umva ikintu gikomeye yamaze kuvumbura ko iyo ukoreye Imana iguha ku cyubahiro icyo ni ikintu kimwe mvumbura ko iyo ukoreye Imana urama abantu batanabyitiranya ntabwo icyo nkeneye ari ukugira ngo abanyeshuri baze gusa nkeneye gusengera abantu hari abantu bababaye iryo yerekwa ndarifite abantu barababaye kandi bababaye mu ibanga reka nguhe urugero tugisorezeho mwe mama kandi umbabarire ubwire abantu bagisharinge bagihane abantu bababaye imibabaro itandukanye hari ubabaye ari umukene akaba ababaye biteye agahinda bigaragara hari n'ubabaye afite ubuzima cyane bugaragarira amaso y'abantu iki kintu ndi kucumvaga akaba babaranye amafaranga akaba babaranye umugabo akaba babaranye abana akaba ufite umugabo satani akamukwaka uwo muntu arababaye nubwo afite amafaranga agize ate arababaye kuko afite imitungo afite amafaranga afite imodoka ariko nta mahoro agize ate afite uwo n'umuntu wa mbere ukeneye gusengerwa ukeneye amasengesho wa mubyeyi we wabuze umugabo wawe umureba ukeneye gusengerwa umugabo wawe aratwawe baramujanye ngomba kugusengera hanze aha ntago horoshe hano hari undi muntu ubabaye Imana igukuye irodebari kwa Makiri wari umukene none urakize wamara gutera imbere gato bagahita bavuga ati ibi bintu afite abikuye kwa shitani abikuye mu barangi ni umudayimoni yagiye ikuzimu ntiyakuye ubutunzi nawe urababaye kuko uri gutambuka bakakunosha uri gutambuka bakavuga urababaye kubera ko ubutunzi ufite ntago bari kumva ko Imana yabuguhaye bari kugushira mu rwego rwa shitani wishwe n'agahinda rero kuko ibyo bintu utunze bari kukuryanira inzara iryo shari ryakwica ugapfa abo bantu bari kukuvuga ibyo no kukwica bakwica ikintu uratumvise abantu bari kukubunza gutyo no kukwica baguhitana ubwo bivuze ngo ukeneye gusengerwa kuko watewe undi muntu ukeneye aya masengesho kugira abantu batumva ko ari abakene gusa hari igihe ushobora kuba ufite ubutunzi bw'umurenge ukagira abana satani akabasaba bakakunanira ukeneye amasengesho kuko agahinda ko kubura urubyaro urureba kenshi ikindi ni byinshi cyane kuko bijya mbafitiye ariko ritangaza ritambutse ubu sindi guhanura se iyo abantu bajya guhanura ugutitira reka Imana iri muri twe ritambutse rwose abantu bafite imitungo ariko bafite n'ibyonnyi hari igihe ugira imitungo ukayigira wenyine mu muryango icyo gihe uzasaba Imana iguhe byinshi kuko mama wawe akeneye kurya akuvuyeho papa wawe agukeneye bivuze ngo umuvandimwe ushobora kuba winjiza ibihumbi 100 ariko ibigeragezo bikeneye rya 100 bikaba bikubye rya 100 wunguka ukanabaho uri umukene bivuze ngo ukeneye iki ukeneye support niba mu muryango uvuye muri umukize saba Imana imbaraga ikomeze itanga umugisha mu muryango kugira ngo n'ubundi utazakeneshwa n'umuryango
ni icyifuzo gikomeye kigora abantu bikarangira umuryango ugukwanze ko intako utagize ukabaha kuko indi tuzura subiza ikindi tuzura ukagumya ukabaha byagiye ukabona nawe ucitse intege wenda ugukoresha banki bikarangira uhagaritse ukavuga uti batateze iwanje reka mbe mpagaritse gusesagura amafaranga iwanyu bakakwanga ngo wagize ute wabimye ukeneye amasengesho kuko ufite abantu bakunyunyuza ikindi aricyo tugiye gusorezaho ni byinshi cyane ushobora kugira ubwenge ugahishurirwa ko ushobora kuja gushakishiriza mu mujyi ukaka kredi ukaka nka miliyoni 100 cyane ufite isambu yawe ufite aho ugatega cyangwa se ukagira amahirwe Imana ikagufungura ugatanga miliyoni ugafata miliyoni 100 ugahita uzamuka ugakira abantu ntibamenye ko amafaranga uri gukoresha ari aya banki bakumva ko ari amafaranga yawe abavuga ko yakuye ikuzimu bakavuga abavuga ko bihenura bakavuga kuko urumva nyine ugiye muri business ugiye gukora urishura abandi siko bimeze niko kuri ukeneye amasengesho kugira ngo Imana iguhishe hatagira umenya ikigeragezo cyawe kuko iyo satani aguhiza akagutsinda amafaranga ukakoresha nabi iwawe n'ibyo utunze byose barabiteza ntihave mu bwisho ukababara kuruta uko wari ugize ute wari ubabaye imbere Imana yishurira abantu amadeni no gusaba Imana ikishurira abantu amadeni abantu bambaye amadeni bambaye ikoti ry'ideni bafite isaha y'ideni bafite bari ibirayi by'ideni bagiye mu modoka y'ideni batuye mu nzu y'ideni bambara urukweto rw'ideni bambaye mu maso basize amavuta y'ideni bari gucuruza ideni bari kunywa ideni bambaye ideni bari kuba ku ideni kandi abo bantu nibo benshi Imana yishurira abantu amadeni kuko bambaye ishati y'ideni bakarabye ideni amazi yakarabye ni ideni barababaye bivuze ngo ibyifuzo ni byinshi ingeri zose mu mpamagare basengere niko kazi nkora kandi mbikora ntagunonwa bitayari gusenga Imana tayari ndabemereye mwabantu mwe b'Imana ndi gukorera Imana nk'ugiye gupfa ndi gukorera Imana nyiguriza ngo nyihere ubuzima kuko sindagero satana atarasa umwami urakoze cyane kuba waduhaye umwanya ndetse no kuba utuganirijeho no kuba utambukije iyerekwa kandi kuko abantu barababaye abantu bararushye abantu bararemerewe amadeni menshi abantu barashavuye abantu babuze ngo ibyifuzo nkubwiye ni ibyo neretswe ibyo mbonye bivuze ngo ndi maso ntago mpumye ndimo umuntu udahuye n'ibi bintu azantera ibuye nyuraga mu muhanda n'amaguru rimwe na rimwe iyo ntashe ndaruhukaga nkakora ka siporo azantera ibuye niyo mpamvu rero ngiye kukwinjira ariko mu kantu ka siporo wakumvisha ko siporo ni ngombwa none si kaka siporo nagatangiye na umuntu iyo umuntu ashaka gutera imbere ashaka no gukira akora siporo siporo iranga umukire none siporo itanga ubuzima buzima n'abantu dukurikiye mukunde siporo mukore siporo mutazarwara na kameramani umubwira kuri siporo arayimenyereye no kuba ahagaze gutya ariko siporo ni ubuzima yego twikomeze tugiye umwanya wo gusenga turi kuganira no ku musozo reka nsabe buri wese dukurikiye abe maso kuko turi umwanya wo kwakira igisubizo aba maso ngiye kugusabira nanjye nisabira ntago ngusabira ngo nisi oya n'ubundi ugize gucira urutoki ubu zigaze kubwira ngiye kugusabira ntago ari siyasa rero mwene data ntabwo ari siyasa ndi kugutera iyi Mana nsenga nkorera iyi Mana nsenga nkorera narayibonye mu bitaro nayibonyemo cyangwa kubwira ahantu nabonye Imana uhisange nawe umve ko iragusanga mu bitaro nayibonyemo Imana aranzuye je narapfuye ndazuka subizi ntiwatsuye ndabizi narabaye ikiragi wambaye bomboni nambaye bomboni ntubizi n'umwuka kabisa subizi Imana ko yagiye gukora Imana nayibonye mu bitaro ubwo niba uri mu bitaro umva ko Imana mu bitaro igeraho yego iyi Mana ibonye gereza narafunzwe ntohote nafunzwe umunsi umwe ariko narawufunzwe natwe twarafunzwe kandi twarabaye umubabaro kuba muri gereza Imana igeraga muri gereza igafunguza kandi iragufungura pe iyi Mana ibonye mu nzara
inzara ubu ni bwo buhamya bwanjye, njye narashonje inzara iranyemeza. Imana ikiza umuntu inzara. Imana yibonye inambaye ubusa, Imana yibonye irambika. Nayibonye mu bintu byinshi. Imana yishura amadeni. Yego. Njye narivuje njya mu madeni ngera muri 1,200,000 ntabwo nzi ukuntu nayishuye. ubona uratashe. None ko banteraga urushinge rw'200,000. Tugiye gusenga rero. Tugiye gusenga. Ni ibintu byinshi. Imana urayizera? Cyo ni icyambere mbajije abadukurikiye. Tugiye gusenga. Imana urayizi? Ese wihe? Imana utwumve. Ufite amaganya? Tugiye gusenga. Mwami Yesu utwumve. Tugiye gusenga. Mwami Yesu utwumve. Mwami Imana 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 utwumve. Na utwumve. Karibu mu isengesho. Bamuce bugufi abo hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu turere dutandukanye. Yego. Tugiye gusenga Imana kandi iri sengesho uryoherereze na mwene so, uryoherereze n'undi kuko tugiye gusenga dufatanyije kwizera. Yego. Aho uri pfukama. Niba uri mu isoko upfukamisha amavi y'umutima, uce bugufi ukoresha umutima, ibyo uri gukora ubihagarike, nurangiza uvuga uti Nyagasani mu mutima wawe nta muntu uramenya ibyo urimo, uvuga uti Imana ngiye gusenga. Niba uri mu rugo pfukama n'umuryango wawe wose mupfukame, usengere iki kigeragezo mufite, cyane cyane abantu mufite amadeni gakaba gazwi namwe na banki mwayafashemo gusa. Mube maso dusenge, ideni ni ribi, umwanzi agiye kurikoresha arimbura abantu. Kadusenga Imana. Amen. Kameramani nawe ca bugufi. Aciye bugufi rwose arapfukama. Umusitari nawe arapfukamye mwa. Ariko mwa kameramani rwose. Imana yubahwe mwa. Na kameramani arapfukamye. Arapfukama se ntafite amadeni. Mana turagushimiye. Wewe ureba mu mitima iwacu ahiherereye. Amina. Ukamenya ngo dutekereze iki, ukamenya ngo turye iki, tunywe iki, uhimbazwe. Hari ibyifuzo, hari ibibazo biri mu bantu babizi ubwabo, nawe ubwawe ubarera ubarinda ngo badaterwa no kwiyahurizwa nabyo. Abantu bafite ibibazo mu ngo zabo. Hari ufite umugabo akagira amafaranga ariko Satani akaba yamutwariye umugabo. Uyu muntu ndamusengeye. Ahari ndagusengeye wa muntu we. Garurirwa umugabo wawe. Uri umugabo umwe. Mu izina rya Yesu. Subirana umugabo wawe mu izina rya Yesu. Amina. Ni gusengera abantu Satani yambuye abana banyu babananiye. Mwana we wananiranye, umva ko ari Satani ugiye kuguta ku gasi. Garuka ku babyeyi, uhinduka igisubizo ku babyeyi bawe. Reka ababyeyi babashima Imana kubwo kugaruka kwawe. Mu izina rya Yesu nsengeye ababyeyi bari kurizwa n'abana babo, kugira ngo Imana ibagarure. Isubiza ababyeyi abana babo. Ndasengera abantu badafite aho kuba, badafite ibyo kurya, bambaye ubusa, baburara, bakennye, barushe bindushe. Ndabasengeye cyane kugira ngo Uwiteka Imana bahawe gutura. Mfite ibihamya wahaye benshi aho gutura batari bahafite. Uhimbaza. Cya kane, abantu bagiye ubazamura ukoresheje kubatinyura gusa. Ugatinyura umuntu ukamusigira ikintu gituma asenga kugira ngo atibagirwa. Urangije ubaha icyizere, bizerwa n'amabanki, bateruramo amafaranga y'umurengera, bagura amamodoka meza, bubakamo amazu meza, barya neza, barara heza, bava mu cyaro baja mu mujyi, ariko amafaranga ari amafaranga y'amadeni ya banki. Aba bantu
turabareba twe tubabona nk'abakire tukabatinya, ariko wowe iyo ubarebye ubona bababaye cyane. Dukeneye ko wishyura amadeni yacu. Aya madeni yatuma dusubira mu cyaro tugasabiriza aho twavuye. Aya madeni yatuma twamarira ubusa ku karubanda. Aya madeni yatuma izina ryawe ritukwa. Sengeye abantu bafite amadeni, ndabasengeye. Amina. Sengeye abarwaye indwara zikira n'izidakira. Hari abarwaye indwara zikira babuze aho kwivuza zishobora kubahitana. Hari abarwayi zidakira kandi ari abatunzi. Aba bose ndabasengeye. Udukirize ubuntu, uduhe ikinini kidashariye, udutera urushinge, uduhe imiti, utuvure indwara, utwomora inguma. Higa ibiduhiga, urwanye ibiturwanya. Urwanye enda inkoni nto nini ukubita abazimu n'abadayimoni. Wicuriye mu rucecekeshe Farawo atureke twambuke. Ntiwemere ko umuntu adufataho ijambo, ngo yiturize kandi utamuhaye uburenganzira bwo kugutuka. Hagarika igitutsi kuri twe, hagarika amagambo mabi kuri twe, hagarika ibitunesha, hagarika ibidusuzugura, ibidukamuye, ibitunyunyushi, bihagarike byose. Rwana n'ibiturwanya, uhangane n'ibiduhangaye, zibya iminwa y'intare. Urakoze kutwumvisha, dusenze twizeye kuri Imana iri kumwe natwe. Iri sengesho ryubahwe, iri sengesho rihabwa agaciro nawe, iri sengesho rigere mu gihugu cyo mu ijuru. Ntirikumirwe n'abazimu, ntirikumirwe n'abadayimoni, ahubwo abamarayika nibarikuzanire. Hari umubavu uhumura, uhora uryumva mu matwi, uhora urireba, ureba imbere yawe, ubona iri sengesho maze usubiza abera. Uha abantu gutuza, ubahe guhumeka, ubarinde gusazira imburagihe, ubarinde gukenyuka, ubarinde kurimbuka. Bikwatse nizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, nk'uko watubabariye ibyaha ukatumenera amaraso buri munsi twogamo kugira dukire. Ongera wumve gusenga kwacu maze umanukire gutabara no gusubiza. Bikwatse nizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Imana ibane nawe.